iyo umuntu ashaka kurwana n'ikintu asa nacyo. ayiwe asa nacyo ubwo bishatse kuvuga iki? Yamaye urugero ambwira ati buriya ntushobora kurwanya intagondwa utari intagondwa, sibyo kuzagutsinda. Nawe rero ibyo ugiye kurwana nabyo ntibirambirwa ntibiruha. Nawe rero witegure kutarambirwa no kudacika intege, kuko ntibirambirwa ntibicika intege. Umuntu ureba ibintu biganiro ngo ibirari by'ubutagatifu avuga ati se niba Faustin intambwe yagiye atera mu buzima, ariko n'undi wabivuze yagiye atera afata ibyemezo, cyane cyane ngiye numva icyo twakora muri kiganiro cyane gufata ibyemezo kandi ukabikomeraho cyane. Iyo wafashe icyemezo ubundi ugomba kugikomeraho, kuko mu by'ukuri kuko iyo igifashe shitani nayo irwana no kukigukuraho. Iramutse rero ikigutirimuyeho yajya kubyiniraho ukagira ngo ni benshi. Kandi nanone ikindi nanone kwa ko isa urugamba nutanagifata n'ubundi ntikurebera izuba. Erega hari ikintu abantu batoroma wayikorera n'abariya wumva ngo ni abarozi baruharwa, ngo ni abasambanyi baruharwa, ngo ni abajura baruharwa, n'abicanyi baruharwa, ntibibwire ngo irabakunda. Kuko uri umuntu ibyo wayikorera byose ntishobora kugukunda. Kubera iki? Icyo abantu bibagirwa yavuye mu ijuru kubera wowe. Iyo nziga urumva uzayibagirwa. Nawe waba umutagatifu, erega nicyo wahamagariwe. Niki twakwigira ku batubanjirije? Ibuka igihe ubatizwa. Kuva ubu no mu bugingo bw'iteka ubaye urugingo rwa Kristo, we musaserdoti, umuhanuzi n'umwami. Ngaya amagambo wavugiweho. Muri batisimu wagizwe ikiremwa gishya, wambikwa Kristo. Ese itara ryawe riracyaka? Ese umwambaro wawe urakererana? Humura, garukira Imana. Abatagatifu n'abanyabyaha bababariwe. Akira Kristo. Ikiganiro ibirari by'ubutagatifu mukigezwa na Beata Mukarusanga, umukristo wubasa urugo. Ubwo nyine aho wenda dukizemo nka gusubira inyuma aho twavuye, twamaze kubona ukuntu Bikira Mariya yakubaye hafi kuva mu ntangiriro, akurembuza muri kiliziya gatolika, nyuma ufata icyemezo urabatizwa, wiba batisimu ariko bigenda neza, kandi ufata icyemezo cyo kutazongera gukora icyaha. Wama icyo cyemezo, niyo mpamvu nanjye nagomba kwipfusha ubusa ko narayibye. Byibura nzadohorerwa ku munsi w'urubanza, nzavuga nti narayibye ariko ndayikoresha. Uzaburana rwose. Nicyo ncungiraho. Kuko arabayigiye wenda banayipfushije ubusa. Njye nzavuga nti narayibye ariko ndayikoresha. Ibyo rero noneho ikindi tubona ikindi cyemezo nafashe mu gusenderezwa. Urabizi ko abakarismatike dusenderezwa. Yego. Twe igihe cyacu cyo gusenderezwa warapfukamaga, abantu batatu bakakurambura ibiganza bakagusabira, noneho bagakora icyo twitaga gusaba ijambo, kubumbura Bibiliya. Rya jambo bahawe rikaba ari ryo ryawe uzagenderaho. Yego. Kandi ukaba waratoye n'umutagatifu uzigana. Mu gusenderezwa kwanjye rero niyemeje kwigana Pawulo mutagatifu. Noneho n'ijambo nahawe ryaravuga ngo utote, utonganye, usenye kandi wubake. Birakomeye. Niyo jambo nawe nsendereza. Uzi ukuntu ujya uvuga wahuranya udahuhaho. Ntabwo nahuhaho ku Pawulo mutagatifu nawe nigeze ahuhaho. Erega yanseka. Burya mba ncungana nawe. Mvuga ninjya guhaha aranseka kameme. Kandi intego nari mfite n'ubu ngifite nuko atagomba kundusha. Yego, twese ejo twasiganira mbwira uti mwawe umuntu yagendaga n'amaguru. Genda n'imodoka, ahandi nkagenda na moto, ahandi ngaterefona muri Amerika, muri Aziya na hose.
ibyo ntabwo neza ubwo yandusha bigendeye kwe urumva rero je intego yanjye nuko atagomba kundusha nta kindi nawe arabizi nyine mbamubwira sha ntabwo uzandusha nigeze kujya nsoma hariya mu Manyefezi umutwe wa 6 kuva ku murongo wa 10 avuga nyine ati ibyo turwana nabyo si abantu ni ibihangange ni ibikomangoma n'ibinyabubasha n'izindi rombi zo mu kirere namwe Paul hariya wari umwana kameme shitani n'inyana y'imbwa kibazo igemayere sibyo shitani n'inyana y'imbwa hariya wowe wari utarayivumbura je narayivumbuye ntabwo ari igihanganye nta nubwo ari igikomangoma ni inyana y'imbwa gusa habingira ngo icyo ashaka kuvuga hari oya nyine afite ibyo ashaka kuvuga ariko nanjye mba ndimo ndwanira kumurusha kuko ari inshuti yanjye rero ahubwo no hariya nakurushije ngo nyine mba nshaka kumurusha akurabizi yuko se kibimanuka nyine ibyiciro byayo uko byari bimeze mu ijuru niko bamanukanye abo imitwe 9 mu mitwe 9 harimo n'ibikomangoma n'ibihangange n'iki we nibyo yarebaga we nibyo yarebaga gere ibyo byose nanze kubireba suko nyobeye ko ari uko byari bimeze ariko nabikubye na zero byose mbyitanya na yimba kuko uzi ko se kibi nta bubasha bw'Imana gifite yarabutakaje ni igicibwa ni ikivume genda umwana w'Imana ndabwira mu izina rya Yezu ndagutegetse va muri uwo muntu ikavamo nkayibwira nipfukama igapfukama nabwira nirahira ikarahira kose nahita igihanganye mbere abanganye bwayo ni impamvu nge mbona strategy zayo no gutera ubwoba n'amayeri oyo ubundi ni nazo ntwari ifite zonyine nta kindi gira uzi ko nta gishyashya kibasha kugira ntacyo rega kumaraho nta gishyashya kibaho oyi ibyo yasukisha Yezu mu butayu n'uyu munsi n'igikoresha burya sinumva n'impamvu abantu batayitsinda ko nta gishya igira bihora ari bya bindi kugeza igihe isarangira nta gishya wenda igakora amacenga bitewe n'ibyifuzo byawe yamanitse ko nyine ibintu byose ikoresha amayeri ariko ikora amacenga ku batayizi ikora amacenga ku batayizi hari izo twarwanyije ubundi zitangira kumbwira ngo ngo jewe ngo ndakomeye ngo jewe simeze nkazaze nimwirukanye ngo jewe ngo sinaremwe ngo jewe narakozwe ngo kandi nakozwe ku buryo mudashobora kumvugisha ibyo mushaka gusa narimwe narakozwe cyakora ni nasiye kinyoma burira nabeshye ndabibwira ni ko shareka rero nze nkwereka ndagira ngo nkwibutse ko umuntu yaremewe kugutegeka uramutse urenze ku itegeko nguhaye mpitanye ibihano mu kanya yahise ivuga byose kuko nyine umuntu yaremewe kuyitegeka ni nacyo usanga abantu batumva sibyo usanga abantu batumva akavuga ngo nongo umuntu avugisha shitani gute ngo kubera iki kandi nyitegeka nta n'abandi tinya kureba bira biganiro byawe bavuga bati reka da ntabwo twakumva shitani ivuga ngo tubeho kandi nyitegeka zigomba kuyitegeka ikindi buriya Yezu hari banga yatwibiye twanga kuryumva mbere yuko atangira ubutumwa yabanje kujya guhangana nayo mu butayu kandi none igitangaje ukuntu byanditse nicyo kintu mpora nibazaho ngo nuko ngo Roho Mutagatifu ajyana Yezu ajyanwa na Roho Mutagatifu mu butayu kugira ngo kugeragezwa na Sekibi sibyo erega bire hari icyo bivuga nukuvuga ngo nyine Roho Mutagatifu yakugezemo sibyo iyo wemeye kwa guturamo sibyo ugomba kubanza guhangana na Sekibi ukayitsinda aho rero ni naho nashakaga ko tuza kurambya mbere yo gusoza ikiganiro ni ukuvuga ngo hari abantu benshi batinya gutangira urugendo rujya mu ijuru kubera gutinya ibigeragezo no guhangana na Sekibi kugira ngo urugendo rukomeze kuko ntawagera mu ijuru atabanje kurwana noneho bagatinya rero urwo rugamba kwatereka da ntawashobora nari niturije Imana tuzansaba ibitambo ntashoboye Imana tuzansaba imbaraga ntafite ukagira ngo Imana izabigusaba bitari bubiguhe ariko ubwo bwoba nyine bw'urugendo kabuha oya haravuze tutari kumvika Imana ntabwo ari ibisaba nono ntabwo ari Imana ibidusaba Imana isi bidusanga ibigero ahubwo cya cyemezo wafashe abantu nicyo bibagirwa ko muri batisimu wafashe icyemezo kuri umwanzi wa shitani ko wanze shitani n'ibye byose
n'ibyayo byose. Aho niho hari urugamba. mu by'ukuri warurwana utarurwana rurahari. kuko waridekaraye. aho rero dusinziriza ingabire z'abatisi. Sibyo? Warurwana utarurwana waridekaraye. Wararutangije. Uravuga ngo nanze shitani n'ibyayo byose. Kuva icyo gihe mugomba guhangana. Kuva umunsi uvuga ngo nanze shitani n'ibyayo byose. Warwana utarwana ni hahandi ko shitani hita itangira kukugabaho ibitero. Sibyo? Noneho shitani yigabye ibitero ku bantu. Abantu bo bibeshya ko ari Imana ibiboherereje. Imana se yakohereza ibitero igamije. Ntabwo bibaho. Ni bigerageza ngo Imana nguri kumangura ko nyikunda. Imana ikugerageza ngo bigende biteye. Gusa wowe wagerageza umwana wawe ariko mujye mwiheraho. Ubu wagerageza umwana wawe. Sibyo? Nukuvuga ngo ahubwo twebwe icyo tutamenye n'urwo rugamba. Noneho tugwa mu mutego. Rega buriya ntabwo twaguye mu mutego w'Abayahudi. Kuba Abayahudi mu kwemera kwabo bemeraga ko ari ikibi ari ikiza biva ku Mana. Sibyo? Akaba ari nayo kuko shitani yamenyekanye ari Yezu yigaragaje. Ari nayo mpamvu mbere yo gutangira ubutumwa yahanganye nayo. Akatwereka amayeri ikoresha. Ariko mu gisambya cyera tubonamo nkayo uvuga yuko ngo bavugamo ko ngo se kibi yagiye mu ijuru kuburana kugira ngo igerageze umugaragu w'Imana n'ibiki ngo Imana ikayemerera. No yoburiya ni igitekerezo ntabwo yobu yabayeho. Ni nkuko natwe umunsi turimo twigisha n'inyigisho. Ni igitekerezo mfasha nyigisho. Ariko ntabwo ari ibintu byabaye. Noneho nukuvuga ngo icyo twebwe kuganaho kuri iyo nyigisho nicyo nshaka kuvugaho nanjye. Kuvuga ngo Imana ntago itubuza kurwana. Imana iremera ko turwana. Oya Imana nyine duhamagarira kurwana. Sibyo? Noneho Yezu we kuko mu isezerano rya kera batumvaga iyo sekibi. Yezu aje nicyo yahereyeho. Atwereka ibyizagenda idushukisha. Buriya hari biri hano hafi mu mwereke. Irahari Yezu ari muri chapelle. Nuvuga ngo Yezu we yarayizi. Ariko abantu batayi. Burya no mu byatumye aza nicyo kirimo. Ko yabonaga uburyo mu gusoza rero ati umutware ati noneho ati umutware w'isi asutswe hanze. Bivuga ngo nabyo mu byari muzanye nacyo kirimo. Kugira ngo ayitsinde atwereke n'uburyo bwo kuyitsinda. Ko buriya kuyitsinda kwa mbere ni ukuduhishurira kwihari. Akatwereka n'uburyo bwo kuyitsinda. Ibintu yamushukishije mu butayu uyu munsi nibyidushukisha. Uko Yezu yayitsinze niko natwe twagombye kuyitsinda. Ahubwo tuzasobanura impamvu tutayitsinze. Aho niho hari ikibazo burya. Kuko byose yarabiduhaye. Sibyo? Noneho urabona Yezu mbere yuko akora ubutumwa yabanje kuyitsinda. Ntushobora gukora ubutumwa bw'ijuru utaratsinda shitani. Kubera iki? Kuko icyo uzajya ujya gukora cyose izajya igutega. Ariko iyo wayitsinze aho ugeze irahunga. Kavuga ati cyaje ni muhunge mwiruke ugakora ubutumwa bwawe ukigendera. Sibyo? Ugakora ubutumwa bwawe ukigendera kuko nyana y'imbwa agomba kugutega yahunze. Ivuga iti uriya yaradutsinze ni mu mwirega imbere nakazi kanyu murashira. Sibyo? So muhereye hano ugeze hano reba ikintu Yezu yadukoreye. Uze kumbwira niba hari igishuko kindi kirenga kuri ibyo ngibyo. Byose niho babikubiye. Reka dusome. Yezu ava ku nkombe ya Yorodani yuzuye Roho Mutagatifu maze ajyanwa na Roho Mutagatifu mu butayu. Ahamara iminsi 40 ashukwa na sekibi. Ntiyagira icyo arya muri iyo minsi maze ishize arasonza. Nuko sekibi aramubwira ati nibura umwana w'Imana tegeka ibuye rihinduke umugati.
Yezu aramusubiza ati haranditswe ngo umuntu ntatungwa n'umugati gusa. ariko ujya ureba ukuntu Yezu yayisubizaga nta bukana bwarimo nta bwoba bwarimo kugira ngo yereke ko nta kiri cyo. Yego. Byasaga nko kuganira n'inshuti nk'ikiganiro nk'uko umuntu aganira n'inshuti sibyo ko nta bwoba yifitiye sibyo buriya nitwe yatozaga aribyo uzanga abantu bibaza ngo kuki umuntu aganira na shitani none se erega umwanzuro anamwinja kugira ngo umenye icyo apanga mbona umusekurira sibyo hari ibigo se bitagira abamaneko hanyuma Sekibi amujyana ahantu hirengeye mu kanya gato amwereka ibihugu byose byo ku isi aramubwira ati nzaguha gutegeka biriya bihugu byose nguhe n'ubukire bwabyo kuko nabihawe kandi nkabigabira uwo nshatse. Urabona imutegeye kunda arayitsinze. Yego. None imutegeye ku butegetsi n'ubukungu sibyo dutegeraho komeza. Wowe rero nundamya biriya byose biraba ibyawe. Yesu aramusubiza ati haranditswe ngo uzaramya Nyagasani Imana yawe aba ari we uzasenga wenyine. Reba rero uyu munsi ukuntu abantu birirwa bayiramya. Ibyo Yezu yayitsindiyeho nibyo irumushikisha abantu uyu munsi. Muze ndabaha inzu, ndabaha imodoka, ndabaha visa zo kujya muri Amerika, ukagera muri Amerika ni mu ijuru. Ndabaha ibi nimupfuka mukandamya ndabibaha, abatazandamya ntacyo nzabaha. Ibikuta byanyu birakurwaho, ibibazo byose biravaho. Si yose yateze Yezu uyu munsi abantu birirwa biruka inyuma. Cyane rwose. Kandi Yezu yaraberetse uburyo bwo kwitsinda. Uzaramya Nyagasani Imana yonyine. Sibyo. Siyo birirwa biruka inyuma se. Cyane rwose. Ibisubizo byako kanya komeza. Noneho amujyana i Yerusalemu amuhagarika ku gasongero k'ingoro maze aramubwira ati niba uri umwana w'Imana ngaho simbuka kuko handitswe ngo izategeka abamarayika bayo bakurinde kandi ngo bazagusama kugira ngo udatsitara ku ibuye. Noneho amubwira ibyanditswe nayo itangira kumutega ibyanditswe. Ikoresha ibyanditse. Noneho urumva imugejeje mu kwikuza. Genda igihangange, genda mfite ingabire, genda akomeye, genda haranditswe ngo zarindwa. Kwikuza. Kuko burya igipimo cy'ingabire nuzaza kubwira ngo afite ingabire. Icya mbere no kumucisha bugufi. Nuzabona umucije bukazamura intugu uzamubwira ugukoresha namumenye igendere. Sibyo kuko impamvu utagomba kwirirwa uhangana ku by'ijuru ni uba wemera ko ari ijuru ribikora. Ni umuntu azaga kubwira ati ni kamuruke kamwe bigutwaye. Hano usanga baratonganira ahagaragara ngo yamvuze nabi ngo yapfobeje ingabire zanjye. Yazipfobe ingabire zawe se wakuye? Oya ingabire zawe wakuye. Ku ingabire zose ni z'ijuru. Ubundi ziba zigomba kuyoborwa na Roho Mutagatifu zigakorera kiliziya. Sibyo? Ingabire ni z'ijuru zikayoborwa na Roho Mutagatifu zigakorera kiliziya. Uzigeze zawute ngo bapfobeje ingabire zawe wakuye heze waguze muye butike mwaye mangazini zasigara mangazini bazigora amadanta wamenye. Turakomeza. Yezu aramusubiza ati byaravuzwe ngo ntuzagerageze Nyagasani Imana yawe. Mva Sekibi ngo amaze kumushuka ku buryo bwose amusigaho ariko amuteze ikindi gihe kuko nyine shitani ry'impamvu abantu batinya guhangana nayo bitsindira hari igategera hari kayitsindira hari igategera hari. Urega umugani ikintu kibayeho imyaka itagira ingano ntabwo yarambirwa ikintu kitwa igihe. Oya ni kwikoze ntirambirwa. Ndibuka ntangira guhangana nazo nyine nabwiye spirituel wanjye yabona siga spirituel wanjye ni wambwiye ijambo n'ubu mpora nibuka yambwiye ati Faustin iyo umuntu ashaka kurwana n'ikintu asa nacyo. Ayowe asa nacyo ubwo bishatse kuvuga iki? Yamaye urugero ambwiye ati buriya ntushobora kurwanya intagondwa utari intagondwa. Sibyo kuzagutsinda. Nawe rero ibyo ugiye kurwana nabyo ntibirambirwa ntibiruha. Nawe rero witegure kutarambirwa
no kudacika intege kuko ntibirambirwa ntibicika intege yego ubwo rero byite kugeza ku wanyuma rwose ibyo byitegure yego yaraguye yakubwiye ijambo ryiza yaraguteguye yaraneguye ati ubyitegure icyo rero nicyo abantu batinya kuko abantu bararambirwa akumva yarwana icyumweru kimwe bikaba birarangiye cyangwa bibiri cyangwa ukwezi kwinatangatanga uyu munsi wenda yarwanaga n'ingeso mbi zawe urazitsinze ugatangira kurwana wenda ko mwashakanye ukabonera erega ishobora no kuguteza imico myiza itabaho y'ubugoryi ngwiki shitani ntabwo yizisha ejo ngiza y'ubugoryi ukaba ikigoryi ku buryo bagutwara n'iyi kanzu ngo urimo uragira imico myiza sibyo ukagenda wambaye ubusa donc ikagutera ubugoryi ukavuga ukibeshya ngo wakize imico mibi ariko ikagutera ubugoryi sibyo ikakubwira iti wakize urwango ariko ikaguteza urukundo rw'impumyi urukundo rutagira ubushishozi sibyo kaguma amaso nuvuga ngo rero ibyo byose buriya ikintu tuba tugomba gusaba buri munsi ni ubushishozi ntushobora kuba umukristo gukura mu kwemera ntushobora guhangana na sekibi udafite ubushishozi buri munsi mu masengesho yawe ugomba gusaba ubushishozi noneho Faustin uvuze icy'ubushishozi mutabona ukuntu nyine roho mbizi niyoberanya ukabona umuntu rwose ngo yaguhanuriye ngo yakubwiye ibintu byiza ngo cyangwa se wenda ibyo buhanuzi wenda tunabiretse mbese ibintu mubona bisa nkaho bidasanzwe bishashagirana ariko mu by'ukuri biyivaho bitamenyibutsa njyewe wenda ngitangira gusoma cyane Bibiliya natangajwe n'ukuntu buriya kiriya gitabo cy'ibyakozwe n'umuntu agikunda cyane aho ngo zagendaga zivuga inyuma ya Pawulo zihanura ibizaba zivuga ukuntu ba Pawulo ari abantu b'Imana arangije amuhindukirana ngo arangije Pawulo arazikubita arazirukana kuko nyine yari yabonye ko arizo kandi nta kintu kibizavuze ari ugeze kuza hano kuri santarari y'Ikiganiro turi muri Ekute asa yiruka araza arinjira ati Imana imbwiye yuko ari mwebwe mugomba kunsengera ko muri abana bayo ko muri abakozi bayo namwe sohoka iyo uvuga siyo dusenga ugenda uyibwire ko tutari abakozi bayo kuri karasohoka ugenda uyibwire ko iyo yakubwiye ugenda uyibwire ko tutari abakozi bayo iragutumye ko yakubwiye si yigukiriza aho ngaho mwavuganiye mwivuganiye ntigukijije irakohereje ngo uraje ngo ngukize iyi nyine urumva icyo gihe ugomba kugira ubushishozi avuganye nayo none munyokereje ngo nimukize kuki zitamukije kandi bavuganye ni ukuvuga ngo ikintu cyose uba ugomba kugira ubushishozi tugana ku musozi w'ikiganiro Faustin nanitswe ndi bwibande cyane ku bibazo by'ubuzima bwawe bwite cyane ku buryo umuntu ureba ikidano biganiro ngo ibirari by'ubutagatifu avuga ati se niba Faustin ari intambwe yagiye atera mu buzima ariko n'undi wabivuze yagiye atera afata ibyemezo cyane cyane ngiye numva icyo twakuramo muri kiganiro cyane gufata ibyemezo kandi ukabikomeraho cyane iyo wafashe icyemezo ubundi ugomba kugikomeraho kuko mu by'ukuri kuko iyo igifashe shitani nayo irwana no kukigukuraho iramutse rero ikigutirimuyeho yajya kubyiniraho ukagira ngo ni benshi kandi nanone ikindi kwa ko kwisa urugamba nutanagifata n'ubundi ntikurebera izuba erega hari ikintu abantu batarumva wayikorera n'abariya wumva ngo ni abarozi ba ruharwa ngo ni abasambanyi ba ruharwa ngo ni abajura ba ruharwa ni abicanyi ba ruharwa ntiwibwire ngo irabakunda kuko uri umuntu ibyo wayikorera byose ntishobora kugukunda kubera iki icyo abantu bibagirwa yavuye mu ijuru kubera wowe iyo nziga urumva izayibagirwa ivuga iti intebe nayo nicayeho n'uriya mushenzi ugiye kuzajya kuyicaraho ikitakora ni kitwe ibiva ku Mana cyose cyayikamutse mu rukundo rwayikamutsemo ni urwanguriro gusa ndibuka nibwo yigeze kuvuga nyine ivuga kuri ibyo iravuga ngo
kuva nirukanwa mu ijuru icyitwa icyiza cyose cyarahanaguritse muri iki nubwo wakintera muri serumu nticyafata uzi ko hari impuza hari umwegisoriste wundi nigeze kubona ni umupadiri uko na rohombi njya mbona ibiganiro bitandukanye yaravuze ngo izina rusufero ngo ni izina ritakiri ryayo ngo ntimukanyite rusufero ngo si rusufero ngo ryari izina rivuga ngo gushashagirana ubwiza bw'Imana sinkibufite ubundi se kibi ntabwo rusufero bivuga ngo urumuri rero nta rumuri rukimbamo yabaye umwijima rero ibi byose nyine niyo bibarizwaho rero ntabwo nundi wareka kurwana muvandimwe oya ariyo nigeze kubaza ndayibaza ngo igihano kiruta ibindi mu nyenga ni igiki uzi ikintu yashubije yarambwiye ngo ni ukureba shitani yibaze ko nta kintu kibi kibaho gisa na shitani tungu igihano gikomeye kurenza ibindi ni ukureba shitani buriya nyine abantu birirwa biruka inyuma kubera yuko shitani ari roho ntabwo ishobora kwiyereka abantu ukwiri iriberanya ikagira ite nabigibonekereriza yiyoberanyije uretse yuko ngo inabibujijwe ntabwo ijuru ryabyemera byakwemera yuko yiyerekana ukwiri sibyo iyo rishobora kubiyereka ukundi bakagira ngo ni ikintu gisa ariko ni nayo ntekereza ko ari nayo turufu ifite yo gutuma roho mutagatifu adatura mu bantu kuko yo ni umwanda n'umunuko sibyo niba rero itirishije umuntu ikamwinjiramo ntabwo roho mutagatifu ashobora kuza muri wa munuko iby'Imana byose ntibishobora kuza muri uwo munuko ku iby'Imana byose ni bitagatifu sibyo kandi bisaba ko wa muntu ari gukuraho uwo munuko nanone ntabwo ari Imana izaza kuwukuraho nicyo kibazo ubona gituma ku isi abantu bayoboka Imana ari bake nta kindi ni ukuvuga ngo abantu ibyaha dukoresha biratwanduza ku buryo cyane erega icyaha negare shitani ubundi ndibuka rimwe hari izo twarwanye ziravuga ngo iyo ikibi cyinjiye mu mutima w'umuntu mva mu nyenga nguruka nkaruhukira muri wa mutima ukuvuga ngo icyaha nicyo kizikingurira nta cyaha nta bikomeye bisigaye bitorwa no mu mategeko ni ko uri umuhanda uharuye rwose shitani ibaze nko kwa ngo gukuramo inda biremewe ngo hari ibihugu birigariza ngo pedofili ngo kugira umwana muto ngo ukamugira ngo reka nkubwire ibyo uko nabyanarije nta gasozi nta sasi ya gakori Abanyarwanda kera ni nyuma gato ya jenoside hariya mu cyo aho bitaga mu cyovu cy'abakene icyo gihe byaranashakuje ku maradiyo hari hataraza za social media n'ibiki ari radiyo Rwanda gusa hari higeze gutera umudamu ngo munyekongo kazi noneho akaza agasanga abana bakina mu muhanda akabaha biswi bombose shekrete n'utundi abana bakunda abana bakaturya bagakomeza bakikinira noneho umwana agataha akaryama birumvikana yaburaga ibitotsi ababyeyi bamara gusinzira akumva wa mugore aramuhamagaye umwana akitaba ariko kugira ngo gisone cyangwa nyumva nkajya ni nkora abantu bahimba no si nkora abantu bahimba genda bikubwira nko bihagazeho ndaza kukubwira uko nabihagazeho umwana akitaba umwana yamara kwitaba wa mugore akamubwira ngo ndaje ngo nyishyure umwana akavuga ati nta mafaranga mfite akamubwira ngo ngwino tugende umwana akabona yazamutse muri plafo anyuze mu mabati
asanze indege iparitse hejuru y'inzu yabo yuzuyemo abandi bantu nawe akinjira. Indege ngo yaragendaga ikinjira hariya hari kwa rasita, ngo ikagenda bakabona bageze mu mujyi mwiza cyane utabaho kuri iyi si. Noneho mu kwinjira muri uwo mujyi bakakirwa n'ikigabo gitemye mu mutwe. Naje gukurikira nsanga ni shitani bita Kagari y'abarangi, sibyo? Noneho abo bana abo nashoboye kuvugana nabo bari abakobwa, ko navuganye na 3. Noneho bagerayo ngo bakabaha abagabo, abagabo bakabyarana nabo. Abana bwacya bakabibwira ababyeyi, ababyeyi bakumva ari inzozi nyine, inzozi umwana yarose yagiye mu ndege yabaye agaciro. Kugira ngo rero ababyeyi bikangure base n'abahumuka, babandi bikuzimu batangiye gutuma babana muri famiye zabo, kandi bakabutuma ibintu bikomeye. Bakabwira bati yewe muri famiye yanjye niyi musagende mumambwire ko ndi kanaka, bo bakabatuma ibyo bashaka. Abana bakagenda, yagera muri iyo famiye akavuga ati kanaka arantumye, bakikanga. Kanaka umuzute yarapfuye, ati nyine ati twarabonanye, batasate umwana akamudekiriva yari yambaye iki, akabwira ibyo yari yambaye, bagasanga nibyo bamushyinguye yambaye, kandi amaze nk'imyaka 40 apfuye. Umwana ubibabwira afite imyaka 6 cyangwa 7. Nibwo rero batangiye kugira ubwoba. Ababyeyi baraduhamagara, najyanye n'umusaza witwa Rugarabo, abana turaganira. Bibaze ko n'umwana w'imyaka 6-7 akubwira ngo mfite abana 4 kwa Rusiferi cyangwa 5. Urabyumva? Icyo gihe nibwo navuze nti ibi bintu bizadukoraho. Ko shitani icyo yashatse kubirumvikana abo nabo twahuye, ariko urumva bishobora kuba byarabaye ku isi yose, ntawamenya. Ko shitani ntikorera ahantu hamwe, kandi urumva bagendaga ari na benshi, indege yuzuye ya buri gihe, ko ntabwo bajyaga ari rimwe, bajyagayo kenshi. Noneho abana ndavuga nti buriya Rusiferi inyenga icyo ishaka ni imibiri y'abantu, kuko wa mwana nyine yavuga afite umubiri w'umuntu. Uvuga ngo abo bana bazakura barerewe iyo, boherezwe ku isi, baze babane natwe, sibyo? Bazana amategeko yazo ku isi. Ntekereza iyo mbonye by'abantu bamwe na bamwe bakora, ndavuga nti bariya ni babandi baje tu, kuko ibyemezo bisigaye bifatira ugatanga, bariya nibo baje, twe tukaba twibeshya ngo ni abantu bashyiraho ibyo, kandi arizo hubwo zisa n'abantu. Ibyo ni ibintu nahagazeho, abo bana twaraganiriye, sibyo? Si inkuru mbarirana. Hari n'undi we twaganiriwe yari inkumi, yabaga hari Kabuga, nawe yatubwiye yuko afite abana benshi. Ese muri deliverance umuntu ashaka kubakorera n'abo bana ashobora kubita mu buryo bw'isengesho kubica, birashoboka? Cyangwa baba barabagumanye byararangiye? Uravuga abo bajyayo? Abo ngabo baba barabyariwe iyo ngiyo ikuzimu. Barabyariwe ikuzimu, birashoboka yuko isengesho ryabadetruiza, ariko icyo gihe navuga ngo rero twari tutaragera kuri urwo rwego rwo kuzidetruiza, kuko nyine ibintu byose umuntu agenda akora mu kwemera. Ntabwo bivuga yuko ibyo dukora uyu munsi ariko twari tubizi, icyo gihe twari tutarabimenya. Wenda icyo gihe tuba tubizi twari guhita tudetruiza, wenda bikagira, ariko ntabwo twari tubizi. Ubu nibwo umuntu yabimenye.